ntibaze kweri bamusambanyije mu kumusambanya bagera bamuzirika nyuma yo kumuzirika ariko rero abo bantu bumva ukuntu bari babiteguye bakoresheje udukingirizo bamusambanya izina rya Yesu Uwiteka abarengere hariho ibintu bibi cyane hariho ibintu bibi nk'ubu nk'aba nibafatwa tukavuga tukabamenya tukaba tudore ba bantu basambanyije wa mudamu agapfa bazavuga ko turi guca imanza oya nta manza zikise erega Yesu yaravuze ngo mbatumye mu isi rero n'umuturanyi agarukira oya ubwo ni ubupagani nta upagani burimo iyo ni umuco niba byarakorwaga kuri iyi ngoma nta bihari kumva ngo wafata ngo umuntu ngo w'inshuti yawe cyangwa kumva ngo murumuna w'umugabo wawe ngo yagutwara harya byayaga bibaho aya nasobukwe reka kwa Jina na Yesu kazanura izina rya Yesu rero pasiteri nawe agomba kureba uko bimeze oya niba ari na pasiteri nawe yihane inshingano yarazitaye ni gute ushobora kumbwira ngo ufite aho ucumbika si umugore wawe uje ugusanga ni intama yenda ishobora kuza ngo uyisengere ariko uzi ko nabyo ari ikintu kibi cyane cyo kuba wajya gusengesha umuntu nabura kunsengera ujya uhabona ukaba uri umupasiteri w'umugabo uba ukwiye kuba hari undi muntu muri kumwe mugasengera uwo muntu byanze bikunze uba wirinda ikibazo se kandi abakristo se kandi ntibabizeranye oya ariko ibyo ngibyo ubukristo kwizera nese uwo ngo yasize abwiye umugabo we ko agiye n'umugabo we nawe ko atigeze abwira umugore ko runaka yaje kumusura wese yabimubwiye oya none se ahubwo burenda yasara maje tunakoreje twakugezeho ati twangezeho inshuti y'ukuri ni Yesu gutotora mugenzi wawe ashobora kuba asambana nawe muri mu zindi kategori z'ibyaha ni mubabarire mutuze ntacyo twigeze tumuvugaho ariko ese hari ikibi twavuze kandi ni nikosa reka tunayivuge ni nikosa nanjye nirimbaho bazarivuge ntago uri umuntu w'umugore kujya gusura umugabo ukamusanga aho acumbitse adafite umugore ni ikintu gikomeye ubwo ntago ari ubunyangamugayo ubu baragira ngo twicara dusigirize abandi bakomeza babikore n'abandi oya mwihane nese ubwo dusigirize uyu nguyu yavuze ngo gushaka n'abantu umunani ni inshuro 8 ngo nagira ku inshuro 8 azabireke ubu koko twicare tuvuye ngo Esther ngo rata wakoze neza na twogeze n'umuntu w'inshuti ukajya no gucinya umugore mugenzi we yanamutumye ariko atamubwiye ngo ujye yabwa yamubwiye ati ukanyereza nyabwo kamereko iyo nama hano erega turanabizi erega nkubwire bo abagore cyangwa se n'abagabo yego kaburi inshuti yanjye ariko ukaba ari wowe mpemukira ari wowe mwanzi ntabwo nari nkweka kavedo ku umuntu yarimo ahumanya umuntu ashaka kumwambika bino fiance we wamwamboye imodoka ko yamufasha musambanya asambana none se wayimuha reka tujye tugira ukuri niba umuntu atagukunda ko yamutakaje imbaraga zawe zose gusambana nese niba asambanye mutari mwabana nimubana bizagenda bishye ngo ni filime bakinaga ariko filime kujyana mu byaha ni filime iki undi arahugoye kugarukira ariko ndimo ndabaza amafaranga niyo mpamvu ngirana abagenzi banjye babarokore tuvuge babarokore kuko sinjye babibahaye ukahira mu gitondo cya karuvuga mugenzi wa mutoto uvuga sibyo uvuga uburyo turimo turabibona ni ayahe mafaranga ashobora kukukuraho kubunyangamugayo ashobora kuba twarakoranye ikiganiro ukambaza nkagusubiza tukabwira abanyarwanda n'abandi hirya nene batwumva muri rw'ikinyarwanda ejo nkaguhemukira twashwana dupfuye akantu gato yenda katanahari ari uko wabuze views gusa nkaza nkakuvuga noneho niba koko yamufashe harimo ngo rakina filimi koko filimi ishobora gutuma ukora ibintu by'inyangamugayo bitari inyangamugayo bidafite urengera kora iyo filimi kora irengera ariko akazi kazatuma useba akazi kazatuma amafaranga yese ubwo muntu wamuhaye imodoka ntiyamuha n'ibindi none se ubutwe niba rwadutuka ngo tugira amatiku kandi ataraye twibereye mu kazi oya abo ngabo bareke twebwe turacyaha natwe bazaducyaha niba bidufatamo rega igisambo ni ikibyo kigafata n'icyaryo kigafatwa n'ibizibiti igisambo gifite igihanga nanjye niba nsangana igihanga bazambwira ariko nanjye ningusangana igihanga nzakubwira kademanye nagukingira ikibaba we nuzakinyingire ntago ukinkingira kubera iki kubita kinkingira kubera iki uzavuture nta muntu ufite akavudo ka mama Debora nibagashyire hanze rwose hari aho ninjiye hariho natetse imitwe navuze ngo Imana yavuze itavuze mpa
iki n'iki byinshi kubita nanjye kuko nanjye ushobora kuba nigizagaho k'intama ariko imbere ndamasega birakwiye rero ko ibyo tuvuga bingana n'ibyo dukora sibyo turimo turabona ibintu byinshi bitandukanye rero urubyiruko satani yarugiyemo babe bicane ubusambanyi buri ku rwego rwo hejuru rukomeye cyane yarenze umugabo ni umuntu niwiyubaha nimubona abantu batiyubashye Yesu nukuri ari mu nzira arimo araza kuko iyo ubonye umuntu w'umugabo atiyubaha akavuga ngo ngende umugabo ndi papa w'abana ndiyubaha mfite ahantu njya nyura ntashye ni umuhanda nyine ariko ni umuhanda nyabagendwa ariko amarorerwa ajya habera ugasanga mu modoka araparitse ku murongo ajya ngo babivuganaho imodoka ziri kwinyeganyeza ibaze mu muhanda ibyaha bireze urujya kure ugasanga umugore uri umugore umunsi umwe nzabafotora shaho uri umugore ntago wabikora urega uri umukristo hari ibintu hari inzira umukristo adakwiye kujyamo ko ari birambiranye aho Imana ibihagucishije ikwereka ivuga ati urushaho gusenga no kwegera Imana Sodoma na Gomora niba uri umugore bobo afite umugabo ariko akaba afite nk'abagore abagabo 5-6 atendeka gukora imisatsi gukora telefone buriya urabizi buriya ibyaha yego ngiye kuvuga amasaha y'ibyaha bikorwa bavuga ati wowe ubizi ute niba utarabikoze buriya ikintu kitwa mu gitondo bano bantu hari utarakoze icyaha hari utarakoze icyaha ubundi wowe bashaka kumwaza tubizi ute ariko mfite impamvu mbivuze buriya ibyaha abantu barabeshya noneho ino Kigali nayo dutuyemo teye ubwoba haraba hari mu bipangu muraba mufite nk'amazu nk'atanu mu bipangu murahurira muri dushe murahurira muri toilette imwe umwe arambara uko yumva ashaka ibyo byose ni abadayimoni baba bakoraniye aho ngaho umuntu ashobora kuba amugira gute dayimoni zirimo zirakora mu bantu n'ubugome yakaniye kuza ugahemukira umuntu nta kintu umuhemukiyeho niba umwuka mubi uri mwitora bari bakwiye gucyaha uwo mwuka bakaba batari gucyaha uri pasiteri nyine ngo nyine uri pasiteri ahubwo aribo babikora ugiye gusambana n'intama ushumbye urayibyaje uyibyaje yenda n'inda idateganyijwe sibyo yenda unabivuze ati tuyikuremo bitamenyekana unasize n'ubuzima urabeshyubeshya umugore wawe washatse turaza abantu bafashe imitungo bayishe bayijyanye igapfa ubusa urashakanye n'umugore wawe umutungo kugira ngo mushake abana muwashakira ubuzima tuza abantu basuye mu bukode bari bafite amazu kandi abagabo baba barabigizemo amanyanga kandi bitwa ngo bakorera Imana sibyo gukorera Imana mu kanwa ariko umutima itarimo gukorera Imana ariko ibikorwa byabo bikabihakana rero mu by'ukuri ibihe birageze Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe kwifuriza kugira ibihe byiza no kugubwa neza no kugira amahoro y'Imana wowe ukomeje kudukurikira aho uri hose aho uherereye umwami Imana aguhereze umugisha wakoze subscribe wagize neza Imana igumugisha niwe mbaraga zacu nawe turayikwangiza ngo ukandeho ubundi tujye tubana umunsi ku munsi ni Bobo ugarutse ariko ngarukanye n'umubyeyi umaje kumenya Mama Deborah umeze neza ishimwe umwami Imana Bobo umeze neza cyane yego umwami arakorinze amen urasa neza pe urakoze hariko hari abantu babumva Mama Deborah bakifuza kumenya izina ry'ababyeyi nyirizina nitwa Mukamutesi Atanazi Mukamutesi Atanazi bamaje kumumenya cyane bamaje kuba kimenywa bose yari yarabikubwiye iki kuzamenyekana Imana reka buryo ukiri urusoro mu ndanye ko ngo ari kuzi nanjye ubwo yaranze ibintu byose rero ibibizi hari umuntu ujya kwakira ati yari yarabivuze Tamina yabona yarebwa akabona ageze mu bihumbi 5 ati ni ibi ngibi yari yarabivuze Imana yego hari inkuru tumaze iminsi turimo twakoranyeho y'umudamu Esther wa Nyagatare wari uvuye yagiye yabwiye umugabo ko agiye mu bukwe i Kigali
akigira muri ghetto y'undi mugabo twaje kumenya ko ari pasitora yagiye kureba uwo mugabo ni pasiteri wabasezeranye si umushumba yagiye kureba umushumba we yego rada nonese kiye kibazo kihende yagiye kureba ngo amusengere akashyiramo ikinyoma se ikibazo abantu bose niko nese ko ubundi yashyizemo ikinyoma twari tubizi ko umugabo atigeze abitangaza none uko tubwizanye ukuri yavuye Nyagatare buriya abantu bagira amagambo menshi baba ashobora kuba yaragiye n'umugabo wabyo babiziranye none se reka tujye tubwizanye ukuri kari ibyo mbaza wenda umugabo we ntacyo aratangaza hari icyo yatangaza tubwizanyije ukuri byamenyekanye gute ko yasize abeshye ni amagambo y'abantu tuvuge ko atabeshye ahubwo ikibazo cya birebire hari igihe umuntu abura icyo avuga nese ubu tuvuga iki babo niba umuntu yaragiye akagenda akajya kureba umushumba nese umushumba ntiyafite umugore kuri ibyo baheraho bavuga yari amufite ni n'inshuti y'umuryango yari yanamutumyeho akaramubwira ati nongere i Kigali utuntu tumperekuriye tugere ku mugabo wanjye ahitamo kuduherekeza atari umwana mwiza arata umwana mwiza wo guherekeza si byo batamubwiye niba kumuvuga yarapfuye nta kintu biri butwungure cyangwa byungure n'abatwumva ahubwo ikiri buze kubungura ni ukubabwira ngo abantu ntibakagira ikinyoma kuko niba yaravuze ikinyoma vuga aho ugiye kandi ugira ukuri nawe kumuvuga yarapfuye yaba ari ibyo yaba atari byo ibintu byararangiye ariko mu by'ukuri niba ibintu bavuga ari ukuri turavuga ibivugwa twe ntabwo tubizi neza turashaka kubwira abantu ngo nta mpamvu z'uko ugomba kubika ikinyoma mu rugendo habamo ibintu byinshi ni gute ushobora kubeshya kugiha kandi utahagiye ariko mfite raporo yo mu mudugudu hakundi bakora raporo y'ibyabereye mu mudugudu ngo yagiye yishwa n'imbabura nyine nk'uko byavuzwe yagiye gusura uwo mugabo agezeyo basanga nta kintu cyo kurya gihari kuko zari ibishyimbo gusa ati bitetse ibishyimbo soje kuba atetse ibishyimbo rero umugabo ajya ku kazi agarutse kurya saa sita asanga urugero rurakiye hari saa sita yari yayeyo nabyo ni ibibazo bikomeye yari yayeyo ese ubwo koko tuvuga da umugabo yamuhaye uruhushya rwo kurarayo no ku wundi mugabo nanone ko uri umugore ukajya mu rundi rugo rw'umugabo utari uwawe ukajya kuharara nabwo ni ikintu gikomeye se kwa musaza wawe waraye ese wowe abavuga ngo duca imanza ko kwabwa basigaye nyine bibabera isomo yego nitwe nabyo nibyo turimo tubabwira natwe dusigaye tubyigireho tukemukizwa imana iriseriye muri ino minsi imana iseriye nta mikino imana ifite nta mikino imana ifite imana yabaye seriye pe bitandukanye na mbere yego rega abantu bakinishije imana cyane abantu bibagiwe imana abantu barirata abantu babitse ibinyoma kandi inshuro nyinshi ikinyoma nicyo kikabije cyane buriya abantu bagira ukuri nibo bakeya ariko ikinyoma gihawe intebe cyane njye nabajije umuntu ejo bundi ndamubwira se biriya bintu nabonye kuri YouTube byari byo cyangwa ntabwo byari byo ati yari burake kugira ngo bandebe ibaze kugira ngo uvuga ati mu by'ukuri ukuri ni nkujyana ntabwo bandeba ariko nimbeshye ikintu kiri butume bandeba none se ubundi kukureba nyuma kukureba ubundi harimo izihe nyungu kandi wabeshye harimo views tukize ntacyo zimaze amafaranga angahe wagize ukuri manika byorere iyo nazibuze sorry bihangane ndarushye ndananiye mu mutwe iyo nazibuze ndahangayika kubera iki se kubera nizo zingaburira reka nidekarare nari dekaraye amadabana narabikubwiye uzemera uvuge sindi kuri YouTube kuko ndi kuvuga ubutumwa ngiye ndi mu kazi ntabwo nje kubeshya ngo iravuze ngiye ntabwo ndi mu kazi ngewe ntabwo ndi mu kazi ndimo natanga ibitekerezo uko mbyumva ariko mbwira abantu ngo nukuri nibagira ukuri ariko ndi mu kazi nabyo nirengagije babone nabyo nirengagije ndavuga ni gufungura cano yazamvana mu mwanya wanjye nazasara urumva nazata ibitabapfu naziyambura umwenda w'ububyeyi nazasigara nyobowe na kamere kuko buryo uyoboye kamere ibintu byose biba byapfuye mvuga ntayiwe ku kwezi niba ntabona 300 nkahita menya ko ahembwa yangaye nibyo abantu bazize ariko buriya mu by'ukuri rero
ugabanya ibintu nubwo uri mu kazi ako njye nta prank ngira we ntuzanazigire tubwizanye ukuri oya ntazo hari prank ngira oya ntazo wenda ari ukuntu ku matitire yajyazamo akantu yango nabwo buriya nabwo ni ikibazo uzi kuvuga inkuru itari yo oya wenda ncawe ari kuri titire yari ukuntu yikabyamo akaba ari inkuru ya nyayo nk'ubu tuza gukuraza kureba ikintu yihimbemo bayirebe ibyo ntago mpimba mama deba ko dukorana hari titire nakwandikaho ukabona niteje ikibazo ntago njya nkunda kuzireba cyane nta nubwo usubinya ngo urebe ibiganiro wakoze inshuro nyinshi ntabyo njya ndeba ngayo nguko rero Esther Imana ikomeze mu ruko ridashira kandi Valence nawe ubwo yari yagiye kureba nimba ari icyo wenda kimurebaho ndatekereza ubutabera ari icyo buri gukora arafunze ntago tubizi okay abandi ndabarabiza ko nge sindabimenya ndacyabimenya amakuru yabyo neza kuko biteye birababaje no kuri pastor none wasezeranye oyerega kureba pastor si ikibazo wabese nkubwire se bo ibintu dutekereza ntabwo ari cyo kiba ibintu tukeka twe turakeka buri inkuru utahagazeho utirebeye ari ibivugwa abantu bavuga inkuru zitandukanye kireka nyirabyo ahari ariko nanone tugarutse niba koko yaragiyeyo ari umuntu w'umugore ngusomere raporo yo mu mudugudu yaho yaguye ndagira ngo ngiye n'uguharabika ndayifite wayikweheze atumvuye kwitara munuza muri Nyaruguru raporo ndayifite none se ariko tujye twenya tunagaruke yaravuze ati nge ntashye ubukwe ariko ubukwe yarabutashye mu mwuka yarabutashye barabutashye kuba yarapfuye ni ubukwe barabutashye tujye twinda n'ibyo tuvuga munga nizi gupfa si ubukwe bwa nyuma cyane Imana imfashe uyu mwanzuro aha leta tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu 2025 saa 12:40 z'umugoroba intara district akarere ka Nyaruguru murenge Ruheru akagari Kabere umudugudu Gambiriro kesi urupfu rutunguranye ahavuzwe haruguru mu rugo rwa Bigirimana Jean mu nzu icumbitsemo niyo nsaba Valence imyaka 42 land manager w'umurenge wa Ruheru umudamu witwa Mukeshimana Esther uri mu kigero cy'imyaka 35 yaje aturutse mu karere ka Nyagatare umurenge wa Nyagatare aje gusura niyo nshuti Valence nk'inshuti y'umuryango shabere birakomeye ariko abagore bajye bihana gusambana ntago muciro ubanza neza muri cyatarasambanye aho kujya gusura umugabo utari wawe none ukagenda ukanaharara byonyine no kuhinjira ni ibintu ko yaharaye uyu Mukeshimana yaje ku munsi w'ejo ararara maze mu gitondo niyo nsaba Valence ajya ku kazi ku murenge amusize aho acumbitse agarutse asanga yikingiranye atekereza ko yaba yananiwe agasinzira nyuma bitinze nibwo hafashwe umwanzuro wo kumena ikirahure arakingura asanga uwo mudamu Mukeshimana Esther yapfuye ngahibaza ukumva umugore ukumva umugabo wawe ngo yagiye kumva umugabo cyangwa umugore wawe ngo arahana kandi atari wo mwavuganye abantu nibagira ukuri ukuri ni kubayobore none urambwira ngo sibyo niko amadongo wo mbwira rero ubu uyu mubyeyi koko abantu bafite amanyanga mu by'ukuri kuba uri umugore w'umugabo sibyo tureke no mu bindi no mu buzima bunasanzwe ukavuga ngo ugiye gusura umugabo utari uwawe si musaza wawe si wanyu wagiye mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye cyane usibye ko niyo atari kuza no gupfa bakaze no kumenya ko yagiyeyo cyari ikibazo kinakomeye rero mu by'ukuri birakwiye ko ababireba cyangwa babyumvise bibabera akarorero
ko kugira ngo birinde bihane Yego. kuko ibyaha birushijeho kuba byinshi naho byaba bitarabaye ariko kubirebesha amaso yabikeka. none se wararana n'umuntu wajya gusura umuntu ukarara atari umugabo wawe waba uraranye muraranye nyine nanjye nicyo kibazo mfite none uri umushuri mu hari abagiye batubwira muri komanteri ngase ko muca imanza ngo yasambanye mureba kurara n'undi mugabo ni egare nikosa byonyine ibyo none n'urugo rutarimo n'umugore aha ushobora kujya gusura umugore mugenzi wawe inshuti yawe ntacyo cyangwa se ukajya no gusura n'uwo mugabo ari inshuti muri abavandimwe ariko hari muri umuki harimo umugore umugore w'uyu mugabo nawe abanyagatare ni abaturanyi. Ni ibintu bibi cyane niba ariko ubundi ibyo ni ibisanzwe ibyaha se ibyaha bikoreka inshuti ntiba ari inshuti ukaba uzi ko ari inshuti akaba ari guhemukira ariko ngo nanga burya umuturanyi mwiza ni umuzimyamuriro ngo naje gusanga nabura barenda basese umuzimyamuriro ubwo bivuze iki ngo ni kwa kundi umuntu aba yaragiye mu ruzinduko akafite inshuti ye magara akaba yatunsigarire ku rugo nyine umuriro wakwaka mu rugo no mu cyumba kazimya ibyo ni ibyaha ni ubupagani kandi ari umuco ntabwo ari umuco si umuco nyarwanda umuco w'ibyaha none se kandi muciye umuco uwo ntabwo ari umuco ubwo ibyo byajyanye n'igihe cyabyo ibyo byajyanye n'ingoma yabyo muciye umuco se ibyo ntaho bihuriye ubu bukristo butumye muca umuco ibyo ntaho bihuriye ari aho inshuti igarukira rero n'umuturanyi agarukira ubwo ni ubupagani nta bupagani burimo iyo ni umuco niba byarakorwaga kuri iyi ngoma nta bihari kumva ngo wafata ngo umuntu ngo w'inshuti yawe cyangwa kumva ngo murumuna w'umugabo wawe ngo yagutwara harya byajyaga bibaho nasobukwe reka kwa Jina na Yesu izina rya Yesu rero pasiteri nawe agomba kureba uko bimeze niba ari na pasiteri nawe yihane inshingano yarazitaye ni gute ushobora kumbwira ngo ufite aho ucumbika si umugore wawe uje ugusanga ni intama yenda ishobora kuza ngo uyisengere ariko uzi ko nabyo ari ikintu kibi cyane cyo kuba wajya gusengesha umuntu nabura ku nsengero ujya uhabona ukaba uri umupasiteri w'umugabo uba ukwiye kuba hari undi muntu muri kumwe mugasengera uwo muntu byanze bikunze uba wirinda ikibazo se kandi abakristo se kandi ntibabizeranye ariko ibyo ngibyo ubukristo kwizera nese uko ngo yasize abwiye umugabo we ko agiye n'umugabo we nawe ko atigeze abwira umugore ko runaka yaje kumusura gusa yabimubwiye none se ahubwo wenda yasara amaje tunakoreje twakugezeho twangezeho inshuti y'ukuri ni Yesu ibindi tubireke ubundi kugira ngo wirinde ikintu gituma inkomyi y'ubutumwa bwiza uvuga no kurinda ubusugire bwawe wowe uriwe cyambere no kurinda ubutumwa uvuga kugira ngo butajyaho igitutsi ikindi ni ukuri nawe no kwirinda ubwawe ku giti cyawe niyo rero uyu mukozi w'Imana hari aho ukwiye kureka nawe udakwiye ukwiye kugarukira niba uri umugabo ubwo araje kumusengere mwe muri kumwe n'abandi kugira ngo n'undi ubireba atagira ibyo atekereza nese nta kuntu uba ukeneye deliverance ariko nta wundi muntu uri hafi ariko iyo deliverance umushumba ari wenyine ntabwo mwayewe yayikora ibyo ntibicare ku isuku uri mushaka kunjyana kubohoka gute se umuntu ahoka kungoye ngire ku bwana nshuti yanjye nese ubwo n'ubwana kanya numva deliverance ngo yise yiki ngo yiki karande ubukene ese unagaze ngo ari umuntu wakumaramo kandi usibye wowe ubwawe wakwifata umwanzuro wo kwicira abakozi b'Imana barabafasha baradufasha bagakora deliverance hose wowe nutisengera umukozi w'Imana yagufasha ko mugasengana nk'uko umuntu yagusukira amazi akaguhatakiranywa ariko ntabwo azakumara inyota munsi ntabwo azahora guhinya amazi ni nk'uko umuntu yagufungura akaguha igihumbi sibyo ntabwo azahora kiguha wowe ubwawe nudahangana n'izo karande guhangane n'ibikurwanya nta muntu n'uko uzabiguhanganira ntihakagira ukubeshya ngo noneho haje n'indi deliverance umufasha wo kuri ni Yesu haje tuyibwira abantu haje deliverance nshyashya yiki ya body to body umubiri ku mubiri muri cya cyanditswe cya Elisa azura umwana abo ni abazimu nabonye n'umupaseri umwe reka muvuge mukristo ngira ngo ni umupaseri witwa mukristo ari Bugande nabonye mbona arimo ashishikarira ngo gushaka ngo Bibiliya ngo ivuga ko ubundi ngo ari ugushaka abantu ngo ishuri 8 ariko azabidusomere turagira ngo tumugazana dusomere icyo cyigisho kubera niba we byarakunaniye niba wowe utsinzwe hari ingeso yenda umugore yari afite cyangwa nawe hari ingeso nawe wari ufite ujye gutsindagira abantu ujye kubabeshya ujye kubayobya
wijya kumva ko amarangamutima erega ntabwo dukwiye kwigisha amarangamutima yacu icyo atubwira ngo mu gitondo niba nabyutse mfite umubabaro ngo nkubite umubabaro aho ngaho niba mfite umunezero yego ni byiza kugira umunezero ariko ibyiyumviro byanjye sibyo nkwiye kugaburira abantu niba uri umupasiteri ufite urubyiruko urimo urarwigisha ufite abantu uzasezeranya uzabasezeranya babwira ati hanyuma mugene mubane nakunanira uzongera umwe hagati muri mugananira azongera agenda ashaka inshuro 8 ubwo uri mviza ari inyigisho nge ndimo ndabwira abantu ngo nibabe maso basenge iki ni igihe cyo gusenga iki ni igihe cyo gusenga kandi ukabana n'Imana ukamenya ugasobanukirwa Imana ugasoma ijambo ry'Imana niryo ry'ukuri ushobora guhura nanjye nkakuyobya bitewe n'ibyumviro byanjye n'imikorere yanjye cyangwa n'icyo ngushakaho kuko niko kuri tubwire n'abantu niyo mpamvu ushaka gasanga umuntu mwaganira ukumva imyizerereye ukumva n'ibintu yizereye ukumva n'abantu bahuye ariyicaye ku masezerano y'amahuri atigeze nabaho yicaye ngo Imana yaravuze itarigeze ivuga kuko hari uko Imana ivuga hari n'uko Imana bayivuga niba uwo muntu muzahura akakubwira ngo gushaka n'inshuro 8 urumva uwo muntu kandi n'umupasiteri arabyerejwe rwose arashumbye urumva iyo myizerere ni hano azanakubwira ati wa mugani kugira ngo devirasi kugira ngo karande zikuvemo ubuhoke no kugira ngo dugire gute dusambane kureka muge ko ari gusambana no umwanya wibanga ngo burya ngo abakuramo imyaka iyo no umwande iyo wananiwe kubona no ubwandagaza cyane nk'abo ngo bajye bana babamba kare bajye bababamba babamanike se babamanike bajye baberekana babace ubundi kwamba si ukwica umuntu ngo abame ahubwo ukwiye gukora ikosa bakavuga ngo icyo kosa ntago ari ryo ubundi igihe kirageze umuntu nakora amafuto yakubwire ngo ntago ari ryo aha kandi bari kudutuka ngo turi guca imanza imanza se hari ukorera we ibyawe ubikora ukabona ko ugufitemo inyungu ye n'Imana yawe ntabwo uzakora iby'abantu we ntabwo uzakora ibintu abantu bashima byose ku kiganiro cyane arasakuje ngo muri guca imanza cyo wakoze kende wenda kiganiro cyande ntagiye nago mbireba mbwira baba abantu sariko baba natukanye cyangwa se bajya ugira ngo badatukana ugira ngo se barejejwe ukase shaho Jewe jone navuye Kacyiru ngiye kubyara napfuye ndi mu misi y'inyongezo ubwo wabuntu ukampora ikiko ufite gahunda yo kuvugira Imana mpaka no cyane rwose ndi mu misi y'inyongezo ntitaye kuko ngiye aba imbaraga ni benshi kurenza uwantuka uwa mbere yagize ati nkomeje kwanga barokore rwose mukunda amatiko hano harimo amatiko nabandi usurumva ubundi umwanzi mubi n'umubiri twako ko tumusubiza ari wavuze ngo uyu mubyeyi ndamukunda nyandikire mbone nimero ye abizeye Imana Maritia Rosa nawe utwandikire tuguhe nimero ziwe tukiri mwisi dufashe igihe mu ntambara nta twese twakoze cyane twashyikira ubwiza bw'Imana nuhagaze yirinde atagwa nimbe n'uyu kanda natara gutute cyane da ye naho bantuka ese ubu wambaye uza kwitozaho n'ugutotore mugenzi wawe no gutotora mugenzi wawe ashobora kuba asambana nawe muri mu zindi kategori z'ibyaha ni mubabarire mutuze ntaje huweze tumuvuga ariko ese hari ikibi twavuze kandi ni kosa reka tunayivuga ni kosa nanjye nirimbaho bazarivuge ntago uri umuntu w'umugore kujya gusura umugabo ukamusanga hacumbitse adafite umugore ni ikintu gikomeye ubwo ntago ari ubunyangamugayo ubu baragira ngo twicara dusigirize abandi bakomeza babikore n'abandi oya mwihane nese ubwo dusigirize uyu ngo bavuze ngo gushaka n'abantu 8 ni inshuro 8 ngo nagira ku inshuro 8 azabireke ubu koko twicare tuvuye ngo Esther ngo rata wakoze neza na twone umuntu w'inshuti ukajya no gucinya umugore mugenzi we yanamutumye ariko atamubwiye ngo ujye yabwo yamubwiye ati ukanyereza nyabwo kamereko iyo nama hano rega turanabizi rega nkubwire bo abagore cyangwa se n'abagabo kaburi inshuti yanjye ariko ukaba ari wowe mpemukira ari wowe mwanzi ntabwo nari nkweka kavedo ku umuntu yarimo ahumanya umuntu ashaka kumwambika bino misatsi yo mu mutwe agashyiramo bihumana kugira ngo asare ariko undi akaba yabibonye ahubwo ibyo ari kumukuragana akabikorera hariho ikintu cyitwa ubugome ikintu cyose tubona amaso yacu atwereka dukwiye kugikuramo isomo uvuze ku ijambo ubugome bureze undi mugore mudamu w'imyaka uri mu kigero cy'imyaka 29-30 mu karere ka Nyaruguru ubwo ni mu ntara y'Iburasirazuba Nyaruguru cya Nyabihu plutôt ni mu ntara y'Iburasirazuba ubwo cyane y'Iburengerazuba ntabwo nyambimenye ibyo n'Iburengerazuba nawe yasanze yitabye Imana
ariko ngo yasambanyijwe aziritse igitambaro mu kanwa. Bwahibaze kweri. Bamusambanyije mu kumusambanya bagera bamuzirika, nyuma yo kumuzirika ariko rero abo bantu bumva ukuntu bari babiteguye bakoresheje udukingirizo bamusambanya. Izina rya Yesu. Witeka abarengere. Hariho ibintu bibi cyane. Hariho ibintu bibi. Nk'ubu nk'aba nibafatwa tukavuga tukabamenya tukaba tudore ba bantu basambanyije wa mudamu agapfa, bazavuga ko turi guca imanza. Oya nta manza zikise. Erega Yesu aravuze ngo mbatumye mu isi mugira ubwenge nk'ubw'inzoka ariko museye kuryana nkazo. Nta kindi Imana guherera ururimi ni ukuvuga ikibi ukagitesha. Umuntu wenyine ntabwo uzanezeza abantu ariko we kuko uzi umwami ukorera naho yagukuye. Bwira abantu icyiza ubabwire n'ikibi. Kandi bibihame ntugaceceke mu gihe Imana iguhaye. Hari abari rusororo imirimo n'imigambi yawe yarangije kurangira. Rero mu gihe wowe ugitijwe umunsi ntukire ntukarinde wira gutagize icyo ukora kinezeza Imana. Niba ubonye ikintu kibi ngiye buriya muri tagisi njya mfuha ngira nifuye muri tagisi. Hari ukuntu tujya dutaha nk'amakwe ya kure, noneho wataha nk'amakwe ya kure ubusambanyi bureze cyane. Usamba ikintu cyitwa umwuka w'ubusambanyi ureze cyane. None nabonye muri industry ya Sekira umufiance we wamwamboye imodoka ko yamufasha amusambanya asambana none. Se wayimuha reka tujye tugira ukuri. Niba umuntu atagukunda ko yamutakaje imbaraga zawe zose gusambana. Nese niba asambanye mutari mwabana nimubana bizagenda bite? Mwese ngo ni filime bakinaga. Ariko filime kujyana mu byaha ni filime iki? Undi arahugoye kugarukira. Ariko ndimo ndabaza amafaranga niyo mpamvu mbwira n'abagenzi banjye babarokore tuvuge babarokore kuko sinjye wabibahaye. Ukahira mu gitondo cyaka ruvuga mugenzi wa mutoto uvuga. Sibyo? Uvuga ubuje turimo turabibona. Ni ayahe mafaranga ashobora kukukuraho kubunyangamugayo? Ashobora kuba twarakoranye ikiganiro ukambaza nkagusubiza tukabwira abanyarwanda n'abandi hirya nene batwumva muri rw'ikinyarwanda ejo nkaguhemukira. Twashwana dupfa akantu gato yene katanahari ari uko wabuze views gusa nkaza nkakuvuga. Kuko twe turimo turavuga ibyabaye. Ku uyu muntu yarapfuye ibihamya birahari turimo turabivuga. Ku mama w'inyabihu yapfuye birahari tugomba kubivuga. Tukabwira abantu ko ubugome buhari abantu bagomba kwirinda. Ngero se mu byukuri niba wamugana uwo muntu uramumbwiye ntago ndasubiza icyo narindiho. Niba uwo nguwo yaramuguriye imodoka abakundana arishire bavuga ati nta mpamvu zo kugira ngo ugende n'amaguru akiri imodoka kuko ngukunda. Iyo umuntu agukunda dukeneye n'urukundo rw'ibimenyetso rw'ibifatika. Ntabwo dukeneye urukundo rw'umunwa gusa. Hanyuma kuko urukundo rw'umunwa ntabwo nzi mu mutima wawe ko nkunda cyangwa utankunda. Ariko iyo mbonye hari ibimenyetso binyereka ko nkunda ubu nkunda. Noneho niba koko yamufashe harimo ngo rakina filimi koko. Filimi ishobora gutuma ukora ibintu by'inyangamugayo bitari inyangamugayo bidafite urengera. Kora iyo filimi kora irengera. Ariko akazi kazatuma useba. Akazi kazatuma amafaranga yese ubwo muntu wamuhaye imodoka ntiyamuha n'ibindi. None se ubutwe niba ari rwadutuka ngo tugira amatiku kandi ataraye twibereye mu kazi. Oya abangabo bareke. Twebwe turacyaha natwe bazaducyane babidufatamo. Rega igisambo ni ikibyo kigafata n'icyaryo. Kigafatwa n'ibizibita. Igisambo gifite igihanga. Nanjye nibansanga ni igihanga bazambwira. Ariko nanjye ningusanga ni igihanga nzakubwira. Kademanye nagukingira ikibababwa. We nuzakinyingire. Ntago ukinkingira kubera iki? Kubita. Kinkingira kubera iki? Uzavuture. Nta muntu afite akavuyo ka Mama Debora. Nibagashyire hanze rwose. Hari aho ninjiye, hariho natetse imitwe navuze ngo Imana yavuze itavuze mpa iki n'iki byinshi kubita. Nanjye kuko nanjye ushura kuba nigizagaho ko intama ariko imbere ndamaseka. Birakwiye rero ko ibyo tuvuga bingana n'ibyo dukora. Ubu bugome cyangwa se ubu busambanyi buriho Mama Debora buri guterwa n'iki? N'ubukene. N'ubugome. N'ingeso n'iki? Bibiliya iravuga ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe biruhije. Abantu bazabikunda bakunda imiya badakundana kandi bikakaza bishyira hejuru. Sibyo? Ibimenyetso byo kuza kwa Yesu no kuri birahari. Nubwo Yesu aza buri munsi ariko shano ntaza yihuse. Arimo araza yihuse. Sibyo? Rero tugeze mu minsi umuntu ashobora kuba amugira gute dayimoni zirimo zirakora mu bantu. N'ubugome.
yakaniye kuza ugahemukira umuntu nta kintu umuhemukiyeho. nta kintu None niba umwuka mubi uri mu itora bari bakwiye gucyaha uwo mwuka bakaba batari gucyaha uri pasiteri nyine ngo nyine uri pasiteri ahubwo ari bo babikora. ugiye gusambana n'intama ushumbye urayibyaje uyibyaje yenda n'inda idateganyijwe sibyo yenda unabivuze ati tuyikuremo bitamenyekana unasize n'ubuzima urabeshyubeshya umugore wawe washatse. Turazi abantu bafashe imitungo bayishe bayijyanye igapfa ubusa. Urashakanye n'umugore wawe umutungo kugira ngo mushake abana muwashakira ubuzima. Tuzi abantu basuye mu bukode bari bafite amazu kandi abagabo baba barabigizemo amanyanga kandi bitwa ngo bakorera Imana. Sibyo gukorera Imana mu kanwa ariko umutima itarimo. Gukorera Imana ariko ibikorwa byabo bikabihakana. Rero mu by'ukuri ibihe birageze, ibihe ni ibihe tugezemo bya nyuma, ni ibihe bikomeye, ni umuntu wese agomba gushikama agashaka Imana akumva icyo Imana ivuga kurenza icyo abantu bavuga, akamenya kandi ibihe aho bigeze. Iyo uri umukristo utazi ibihe aho bigeze, kuyoba urayoba. Niyo mpamvu abantu benshi bayobye. Nukureki nta gushaka Imana ku giti cyawe, aho gushaka Imana kuko runaka yayishatse. Runaka ni runaka yananirwa uyu munsi igenda bamwize ejo nkaba mubi. Nicyo abantu batajya bateganya. Ariko iyo uzi ko uyu munsi igiye ngomba kuba mubi, ukabona nanjye uzi ko ejo nzaba mubi cyangwa ejo nkaba mwiza, ibyo byose ikije iyo mbaye mubi urabyitegura nta gusiga ukomeretse. Niyo mpamvu abantu benshi basiga bakomeretse, ukizira muri runaka yaguhemukira ugasiga ukomeretse ati ngewe ntabwo nzongera gusenga n'abarokore ariko wowe iyo uzi ko ibintu byose ubiteganya ntabwo bikuvuna. Yego. Ubu busambanyi murorose Imana ngiye buteye ubwoba, buteye no mu rubyiruko. Urubyiruko rw'iki gihe tureka gusenga, turasenga akana kavamo abadayimoni. Iyo nkuru y'umwana ni umuntu wabimbwiye, ariko undi muntu w'umudamu washatse ariko biranga kugeza nawe kujya gusenga. Turasenga abadayimoni bamuvamo, bagenda bavuga ati muradushakaho iki, mwese tukibera kuko ingo twazibayemo, ingo zo twazituyemo tuzirimo, ko abadayimoni bari mu ngo mu kintu cyitwa ingo abadayimoni bagezemo. Bavuga ati mureke twibere mu rubyiruko, tushaka kwibera mu rubyiruko kuko barashaka gufata Satani ikintu agambiriye, arashaka guteza ikintu cyitwa ubusambanyi mu rubyiruko. N'umwana muto ajya asambana, asambane umwana muto yica undi. Urumva nicyo dayimoni. Rero impamvu ibi byose tubibona ntidusenge, ariko hari abantu basenga Imana ikabaha amakuru. Niyo mpamvu dukwiye nubwo abantu bihakana ngo Imana ntivuga ngo iki n'ibiki, ariko Imana yacu iravuga. Niyo mpamvu dukwiye gusenga tukegera Imana cyane ikatubwira ubwiru bwayo, kuko iyo utegereye Imana uba uri kure y'Imana. Iyo turi hano mu isi tuba turi kure y'Imana mu mirimo itandukanye, ariko iyo twashiye kwegera Imana itubwira uko bimeze. Ariko Satani ikintu agambiriye mu rubyiruko ni ugusambana, gusinda, ubukoza soni, ukabura umwana w'umukobwa wari ukwiye kwiyubaha, ejo uzavamo umubyeyi ubereye u Rwanda, ejo ukaba ububyeyi urabutaye. Ugasanga uvuza amagambo, tujya tubibona, tugibona ko umuntu w'umubyeyi yavuze amagambo tarakwiye kuvuga, agize imigendere cyangwa se imigenzereze ye si myiza mu bana yabyaye, ugatandukanya niba umwana we cyangwa nawe ari we, ukabura uvuga ati uyu ni mama we cyangwa si mama we, ugasanga umwana wanjye w'imfura ibyo akora nanjye nibyo nkora. Ibyo ni ibintu turimo tubona. Umwana wambara ubusa barabakubitira abana kwambara ubusa, banyina bambaye izigera mu gutwi. None rero iyo uvuze ibyo udakora nta musaruro uboneka, sibyo? Turimo turabona ibintu byinshi bitandukanye. Rero urubyiruko Satani yarugiyemo, babe bicane, ubusambanyi buri ku rwego rwo hejuru bikomeye cyane. Yarenze. Umugabo ni umuntu ni wiyubaha. Nimubona abantu batiyubashye, Yesu nukuri ari mu nzira arimo araza, kuko iyo ubonye umuntu w'umugabo atiyubaha akavuga ngo ngende umugabo, ndi papa w'abana ndiyubaha. Mfite ahantu njya nyura ntashye, ni umuhanda nyine ariko ni umuhanda nyabagendwa, ariko amarorerwa ajya habera, ugasanga mu modoka araparitse ku murongo cyangwa babivuganaho, imodoka ziri kwinyeganyeza, ibaze mu muhanda. Ibyaha bireze, ujya kure ugasanga umugore uri umugore, umunsi umwe nzabafotora shaho, uri umugore ntago wabikora, urega uri umukristo. Bura hari ibintu hari inzira umukristo adakwiye kujyamo, akora ibirambiranye. Aho Imana ibihagucishije ikwereka ivuga ati urushaho gusenga no kwegera Imana. Sodoma na Gomora, niba uri umugore
bobo afite umugabo ariko akaba afite nk'abagore abagabo 5-6 atendeka gukora imisatsi gukora telefone buriya urabizi buriya ibyaha yego ngiye kuvuga amasaha y'ibyaha bikorwa bavuga ati wowe ubizi ute niba utarabikoze buriya ikintu kitwa mu gitondo bano bantu hari utarakoze icyaha hari utarakoze icyaha ubundi wowe bashaka kumwaza tubizi ute ariko mfite impamvu mbivuze buriya ibyaha abantu barabeshya noneho ino Kigali nayo dutuyemo teye ubwoba haraba hari mu bipangu muraba mufite nk'amazu nk'atanu mu bipangu murahurira muri dushe murahurira muri toilette umwe arambara uko yumva ashaka ibyo byose n'abadayimoni baba bakoraniye aho ngaho sibyo iyo mudafite imbaraga z'umutima niyo mpamvu umuntu akwiye gusanga agira imbaraga z'umutima ni ikibazo cyane ikindi kintu cyitwa ubukene urajya kumva kucyaka gatari umugabo ufite amafaranga angaye se inshuti yanaguhaza ko ari na make nta nicyo yanakumarira ariko ni igiki cyatuma utanga ubuzima bwe kugira ngo ugire icyo ubona ko ari ukwishuka ni ya dayimoni nyine ya majwi mabi ugasanga uri umuntu w'umugore ariko urasambana n'abagabo nka 5 kandi ufite umugore ufite umugabo ugasanga nawe uri umugabo umuryango we warawuretse warawutaye ntuwukunda ntugaburira abana bawe ntubifurize ibyiza kandi mu by'ukuri ufite inshingano zo gufata umwana wabyaye ugaharanira ko abona ibyiza ariko uri mu busambanyi ufite abagore barenze umubare utazi nawe ubwawe ntabwo uzi umubare nta nubwo uzi n'amazina nta nubwo uzi n'isura uzi ko isura zihinduranya kuko hano hanze aha bihangane bivuge kandi si no kwihangana hari umuntu umwe yavuze ubutumwa yavuga ati giye ubutumwa nzaya mvuga ngo nihangana ko mba mvuze ibya Yesu ibindi ntabwo bindeba boss wanjye arahari inshuro nyinshi dufite amasura meza ariko tugura ata amasura tuvukana kugura ikisi inzobe nziza ushobora kuyigura ni amafaranga wakisiga amavuta meza rwose mu cyumweru kimwe ukaba umuntu yakuyobewe ibyo ngibyo ari bibonye Satani akagushyira ibikarito mu maso wacya rwose wacya rwose hazira ubukene hazira oya ntabwo nakennye ndakennye pe ukennye ikisi oya tugusabira ubufasha gusabira ubufasha ntabwo nabwanga ufite Yesu sha bampa amafaranga ufite Yesu areka korera mu bantu aza arabakoresha kubura aha ngaha hari uwagukunda nta wankunze yemwe kanimero kanjye kariyo bazatubwira ugashyiraho urumva icyo rero ndimo mvuga ni iki ari ubusambanyi bukomeye cyane burenze ukwemera mu bukristo uzi ko uri umugore mu rusengero none uzi ko uri umuntu w'umugore mugenzi wawe uzi ko usambana n'umugabo wa mugenzi wawe udufaranga akatukuzanira reka njya nibariza ukagenda ukamuganyira reka njya nibariza nk'ubu umugore wicaye mu rusengero arebana na pasiteri bajya bararana uburebute ari ngiye kuvuga ubuhamya reka mbwihorere yambwiye ahantu mbizi umupasiteri ajya agasambana n'umukristo we bagira mu rusengero bakarira bose ukagira ngo ni umwuka wuzuye twaje kubisobanukirwa nyuma uwo barebana hateye arimo ari kwigisha unatera hareruye aba ari gufasha njye nakoze akazi ko mu rugo buriya Imana imbabara bataza kuvuga ngo abagabo ngo ibiki n'ibiki no kubavugaho hari ibintu tuvuga ururimi rukanyerera ugasanga duhuye n'ibibazo hangaha dukorera kuri no murongo nawe uteye Imana ijya idufasha noneho ukajya nko mu rugo ugakora nko mu rugo rw'umugabo w'umuhehesi ntakugira impuhwe nk'umwana noneho yarangiza nka nyirabujare abantu bagira amanyanga abanyabyaha bagira amanyanga akomeye cyane abanyabyaha bagira amanyanga Satani abakoramo ko Satani aza amanyanga menshi yarangiza yenda waba wamwiyamye erega nshuti yanjye ubuzima nibwo butwigisha abantu ntabwo dukwiye kuba basama niba uri umugore w'umugabo emera ufure kamwe ikimana yaguhaye kibi cyo ngicyo noneho yarangiza nyine kuko yarakaye ashaka kukwirukana yenda kuko abona nta kintu kizavamo ashaka kukwirukana akakwiyenzaho yenda akazana n'imyenda wayiteye ati nayiteye nabi akereka nk'umugore urabona ko umugabo uriya hari igihe atajya avugana n'umukozi ahubwo akajya kuvugana n'umugore we kugira ngo abone impamvu cyangwa se bategura n'ameza ngo ariko ngo habiye ngo wa mukobwa we yitwa nde wa mukobwa we yitwa nde kandi uramuzi ahubwo ibyifuzo bye ntibyahajijwe rero Satani afite amayeri menshi kandi Satani akorera mu abantu rero bige kubana n'Imana bamenye amakuru y'Imana kandi babe uwuriwe njye nkundi kuvuga ijambo rivuga ngo kuburiwe kuba wowe ntube nka runaka yego ariko reka tugushimire dusabire banyakwigendera bagire iruhuko ridashira witeka batuza heza
Dubwire n'abandi barimo ari mu nzira nk'ibyo biri bareka amanyanga ntibarekeraho kuko Imana yo iri seriye. Madebo urakoze cyane. Yego